ari Immaculée kumuvuga ni umuntu mugari cyane, noneho n'ikigo ayobora Transparency International ishami ry'u Rwanda. Nge nawe hari uburyo twagiye dukorana, hari n'abandi nabo bagiye bafite ubuhamya bw'uburyo yagiye abafasha mu bintu bimwe na bimwe, ariko nge nawe twabashije guhura muri izo circonstances. So muri make nuko namuvuga muvuze mu buryo nge muzi personally, ariko isi yose yo imuzi birenze uko mbivuze. Yari umuntu ufite ingabire, izina n'iryo muntu yari afite ingabire z'uburyo bwose. So uyu mubyeyi rero rwose tuzamukumbura igihe kinini. Okay, rero Imana muhe iruhuko ridashira, tuzaba hafi umuryango Transparency International, tuzakomeza dukorane. Bantu bo mu madini muhora muvuga Imana, umuntu yari igeze ku rwego rwa pasiteri ageza aho anywa icyuma, muraho muravuza ibicensha, amakorasi muratera, muragira imisangiro, umuntu wababayemo ageze ku cyuma kweri. Nkaho ibyo bidahagije, ejo bundi habaye amavugururwa, ADEPR imujugunye hanze. Namwe murabyumva, kujugunya nubyise kujugunya kubera ko nta buryo bwo kumuherekeza. Gutakaza akazi ni kimwe, ariko nanone nk'umwitorera ahantu waratanze amaboko yawe waragiyemo ukiri mutoya, bakabaye bakurikirana ngo ko agiye he, ageze ku cyuma muraho kweri. Hanyuma RGB yafunga mugahendeza, mugashaka ko abantu babakorera ubuvugizi kandi ibiri iwanyu mutabikemura. Shame on you. Ndababaye cyane, ariko ntacyo. Bakunzi ba KOP rero twongeye kubasuhuza tubifuriza ishya n'ihirwe. Tugeze itariki 10 z'ukwezi kwa 10, iminsi irimo irihuta, turagana ku mpera z'umwaka, dusigaje amezi 2 n'iminsi 20. Turabifuriza ishya n'ihirwe rero tugana mu mpera z'umwaka, ubwo buri wese azagerageza gukora atangira gukora isuzuma y'ibyo yari yapanze gukora muri uno mwaka. Hanyuma twongera no kwihanganisha imiryango yagiye ibura babo muri kino cyumweru, ari nacyo kiganiro tugiye kugarukaho. Tumaze kubura impirimbanyi Ingabire Marie Immaculée, impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu, kurwanya akarengane, kurwanya ruswa, nawe wavuye mu mubiri. Icyumweru mbere ho gatoya muri kino cyumweru twumvishe urupfu rwa Jeanne d'Arc wishwe n'umugabo mu Bubiligi. Umuryango we uri ku kiriyo, turaza kugerageza kubabwira amakuru mashya ajyanye n'urupfu rwa Jeanne d'Arc. Twihanganisha nanone umuryango wa Kayihura Pierre Celestin, nawe se w'uyu mukobwa. Turagaruka nanone ku rupfu rwa Pasiteri Rwigema Donatien. Abantu benshi bagiye babivugaho mu buryo butandukanye, cyane ko ataguyiwe, bamwe batiyaguye mu maguru y'inda, abandi batiyaguye ibyo yagiye azira. Nabyo turaza kubigarukaho tugendeye ku buryo yakoze umurimo w'ivugabutumwa. Kamere kuri Marie Immaculée Ingabire, ntago nza kumuvuga ibigwi bye ni binini cyane, ni umuntu wari umuntu mugari wagerageje guhirimbanira kurwanya akarengane na ruswa. Yari umuyobozi wa Transparency International ishami ry'u Rwanda kuva ryashingwa. Ahantu henshi aho yabaye sinza gutinda kubijyanye n'ibyo yakoze, abantu benshi bazi, amagambo benshi bamwibukiraho. Niwe wavuze ati Rubavu bahahambye, Rubavu yaravuze ati iriyobora. Arongera avuga ati kuri REB manza barahahambye umusazi. Yagiraga uburyo atanga ibitekerezo bye cyane, ariko ngiye ku giti cyanjye, kugira ngo bitaza kuba birebire, ibigwi by'abantu benshi barabizi, tuzabivuga, tuzakomeza tumuvuga ko ni umuntu mugari. Ntabwo apfuye arahari, kuko ibikorwa bye birahari. Ngewe rero ku giti cyanjye ndavuga ibyo nge ku giti cyanjye niyiziye nge nawe. Uyu mubyeyi agiye, twari dufitanye icyo nakwita nk'umushinga tutapanganye, ariko twahurizagaho cyane umushinga ujyanye na expropriation, aho twahuzaga ku gitekerezo kivuga ngo iyo ubutaka bw'umuntu babushyizemo
ikigega cy'amazi cyangwa se ipoto ya haute tension batamugishije inama, icyo ni kimwe. Hanyuma akaba atakaje ubutaka kubera ko yari ipoto ya haute tension, ubutakaje metero 6 zaho ipo zikikije eshatu iburyo cyangwa hepfo n'eshatu haruguru cyangwa ibumoso, ariko hakabaho ntubonye amafaranga, ariko nanone izo metero razitakaje. Icyo ni kimwe. Nkaho ibyo bidahagije, za metero kagomeza kuzisorera kuko icyangombwa ntago bagihindura. Twari tutarabona umwanya kugira ngo tubihuze niba dukora ubuvugizi bufatika, niba ubutaka utabukoresha, kuko iyo harimo icyo gikorwa remezo ubwo butaka ubutakaje, ariko none ugakomeza kubusorera. Iyo twaganiraga twaba tuti ese ko ari igikorwa remezo ni icya leta, ari usoresha ni leta, ari utanga ibyangombwa by'ubutaka ni leta, ni gute noneho ubutaka bwamaze gutakaza metero 6 bukomeza gusorerwa, za metero 6 tukazisorera kandi utazikoresha? Iyo igiti kizamutse munsi y'ipoto ya haute tension bahita baza bakagitema, nuvuga ngo ntuhakoresha usibye kuhatera nka pasiparumu, none ukabusorera mu gihe bakabaye bivuga ngo aha hantu twarahakoresheje mu guhindura icyangombwa n'ikigo gisinzwe imisoro kijye gisaba amafaranga kivanyeho zino metero kuko leta yarazishubije. So ibyo rero agiye tutarabinoza ngo bigire uburyo bikosoka, ariko tuzakomeza n'abazamusimbura. Ikindi mwibukira ahubwo nahereye inyuma, nuko ngewe nigeze gukurira ikipe y'abanyamakuru bakoranaga n'umushinga wa Banque Mondiale wakoraga muri Transparency, umushinga warebaga iby'ubuhinzi. Ngira ngo mwakunze kubibona umushinga wakoraga muri Kayonza na Nyanza, aho twajyaga gusura abahinzi batubura imbuto, aho twajyaga gusura za Rwinkwavu mu muceri, aho twagiye gusura za Gasarabwayi Mwiri tureba uko buhira n'ibiciro by'amazi, aho twagiye kureba mu murenge wa Nyamirama muri Kayonza tugasura umusaza witwa Gakwavu Augustin, hari watubwiye ati aduha akantu kuvuga ati hari umutwe wo kwikorera n'umutwe wo gutekereza. Icyo gihe izo gahunda zose twazijyagamo tujyanye na Transparency, iyo tsinda ry'abanyamakuru ninge nari ndikuriye. So ni umubyeyi watubaniye neza. Ngira ngo twajyanye n'ahandi mu murenge wa Murama muri Kayonza, tujyana mu murenge wa Nyagisozi muri Nyanza. Byose ndabyibuka, hose niko yatubaniraga neza. Ngewe nk'umuntu wakuriye itsinda ry'abanyamakuru bakoranaga na Transparency igihe cy'imyaka 2, ahubwo nahereye inyuma. Ubwo mu gihe gatoya ngira ngo muri corona nabwo najyanye na Transparency tugiye kuremera abaturage abarokotse jenoside yakorewe abatutsi ba Nyarubuye muri Kirehe. Tunaremera abaturage abarokotse barimo abo mu murenge wa Nyarubuye na Musaza. Kintu mwibukiraho ndabyibuka ko twabajyaniye ibyo kurya n'ibikoresho by'isuku, amasabune, umuceri. Aho mwibukira nuko icyo gihe byabaye ngombwa ko kuva ku muhanda aho twari dusize imodoka tugomba kujyana ibintu mu rugo rw'uwarokotse. Abantu benshi bamwe bo muri Transparency barabyibuka, benshi bari bambaye neza, bari smart, noneho basiganira guterura. Birangira nteruye umufuka w'umuceri, agafuka ngaterera ibitugu. Marie Makira arabwira ati mwabantu ati byakomeye ubwo mutangiye kwikoreza imiceri abanyamakuru b'abandi, abwira abo bakorana ba Mupiganyi n'aba Kavatiri, avuga ati mugezaho mwikoreza umunyamakuru umuceri kandi yarize kwikorera kamera nibura cyangwa mikoro. Aho ngaho naho ndamwibuka. Yari umuntu mbese mutaripfana, yabivugaga nk'urwenya, nanjye ntacyo byari bintwaye, ariko yari nko gukebura abakozi be, avuga ati kuki mwapanze urugendo kugeraho uwikorera ibyo twagiye gusurisha abantu, kuki biterurwa n'umunyamakuru kandi muhari? Ni nka cyo yashakaga kuvuga. Ubwo nsimbutse gatoya arahandi mwibukira cyane, we ashobora kuba abantu benshi batazi cyangwa se nawe ashobora kuba atibukaga. Mwibukira muri Orenforo, kera muri 1995 Orenforo igikorera muri quartier commercial,
ndamwibuka ngira ngo yabaga mu Mvaho, yari smart. Smartness ye ya mbere nuko yagendanaga telefone fixe, iye yo mu rugo yayizanaga mu isakoshi, yagera muri salle de rédaction akayicomeka. So umuhamagaye donc telefone ubwo nabyita ngo ikide telefone fixe ye yari mobile, kuko yari gendanaga aho ageze hari ka kantu bacomekamo agacomekiye ari kombine. So umushatse ari mu rugo ko telefone mobile zari zitaraza, noneho umukeneye mu rugo yagiye ku kazi akamubona kubera ko telefone yayigendanye. Icyo ni kimwe ndakibuka. Ngewe nari muri equipe yateguraga la relève bo bari mu Mvaho igihe gitoya, igihe gitona hamaze nk'amezi 3 ko ndabyibuka ibyo bintu nabyo serivaga rimwe na rimwe ko yabaga yicaye hafi mu nguni aho nabaga nitegeye, rimwe na rimwe cyangwa nkazamuka hejuru ngiye kureba abitwaga ba Pai sinzi n'abakina baho Pai Pius Gatambiye, abitwaga ba Onesphore Ntwari Badahiga, abitwaga ngira ngo ba Murara Ferdinand, abitwaga na chef wacu Rucibigango. Ibyo ndabyibuka. Abantu benshi ko ntahamaze igihe kinari ariko ibyo narabibonaga cyane. Icyo gihe ahantu yabagari hakundaga kuza abantu benshi abadamu baza kumugisha inama kandi bakavugira hejuru, rimwe na rimwe izabagiriye bagaseka, bamwe bagatungurwa n'ibyo bari biteze ko ari bubabwire, bavuga kandi baganira ibintu byinshi, ari ibya politiki, ari iby'ubuzima busanzwe, ari ibijyanye n'umuryango, ari n'ibijyanye n'iby'uburenganzira bwa muntu n'amakuru muri rusange. Benshi barahanyuraga. Abantu bibuka Orenforo igikorera muri quartier commerciale, ngira ngo ni nka urenze City Plaza, undi muhanda mu nguni y'umuhanda niho icyo gihe Orenforo yakoreraga. Orenforo ishami ryandika kwa cyo bitaga Pesifo, Presse Écrite Cinéfoto, niko ko Radio Rwanda yari ruguru, ariko ibinyamakuru byandika bya leta icyo gihe byakoreraga muri quartier commerciale. Icyo ni kimwe, kuzana telefone, hanyuma kugira abantu bamusura bakaganira twese twumva, nubwo umuntu wese yabaga ari busy ari ategura ibijyanye n'inkuru, ariko baganiraga twumva bagaseko. Abadamu benshi ndabibuka batari munsi ya 5 bakundaga kuza kumureba. Ikindi nuko muri kwa kuganira kwe no kwisanzura kwe hari ibintu icyo gihe byari byemewe bimaze ubu byamaze gucika kubera amabwiriza ajyanye n'ubuzima. We no muri sare aho twabaga twicaye yari isanzuraga, ntago byasabaga ko asohoka niba akeneye kujya kugira icyo bitwita gutelefona, bitari gutelefona kuri telefone, yabaga aho ngaho. Ngira ngo ubwo nahereye inyuma aho ngaho niho bwa mbere namumenye na ririya jwi rye. Nyuma yaho ngarutse nyuma ya Covid cyangwa muri Covid, ubwo twajyaga dukora ibiganiro kuri Rio Talk cano kwa Gatanazi, akajyaza akambwira ati Karegeya ibi ngibi mujye mubivuga gutya mu bitware gutya, dore hano ntibigenda. Ndibuka ari nakandi kantu yigeze kumbwira, ambwira ati ariko tubeshya ngo igihugu kigendera ngo turigendera kuri transparency, ati ama ONG. Ambwira ukuntu sinzi ikintu yambwiye, ambwira ko muri mu rugaga cyangwa platform ya société civile, ambwira ko harimo abantu bava indimwe parike, wari nka executive, yari muramu wa Kontabure gutyo bafitanye ayo masano, atariko ntabwo ibyo tubivuga, tureba mu byo mu biri mu bigo bya leta no mu bindi bigo, ariko ni wacu ntabwo ari shyashya. So yari umubyeyi ubona ibintu kandi akabibona ukwe kandi akabitangaza uko biri. Hari ibyo ntafitiye gihamya nigeze kumva, wenda abari hafi bashobora kuza kumenya uko byagenze, ko hari inama y'umwiherero wigeze kuba, hanyuma bisabwa ko ubuyobozi bukuru bw'igihugu busaba ko nawe yahaba.
icyo gihe bakavuga ko yagiyeyo igitaraganya, abandi bamaze gutangira, ariko abari bapanze uko umwiherero uri bugende ntabwo bari batekereje ko nawe awukenewemo, hanyuma birasabwa birakorwa, niko nabyumvise. Ibyo byo nta gihamya mbifitiye. So yari umuntu bose ari makire kumuvuga ni umuntu mugari cyane. Noneho n'ikigo ayobora Transparency International ishami ry'u Rwanda, ubushakashatsi basohora buri gihe bujyanye na RBI Rwanda Bribe Index ya buri mwaka, ifite amakuru menshi agaragaza uko ibigo byamunzwe na ruswa igihe cyose. Mu mbaraga nke yari amaze iminsi afite, akaza iyo mihango ikaba ahari, akagira icyo avuga, akavuga uko abona ubwo bushakashatsi. Bagira hari icyo bita na GBC Gender Based Corruption, nayo bajya basohora, ndumva iyo mperuka ariyo muri 2022 cyangwa na gatatu, sinibuka neza. Harimo ubuhamya bw'abantu baba ubwabyo, kubera ko biba bisaba ko ikindi kintu bakora muri Transparency nakundaga ku initiative ye ni kijyanye no kwevariwa uturere, bareba uko twashyize mu bikorwa imyanzuro ya Auditeur General. Cyo nacyo cyabaga ari igikorwa yakurikiranaga cyane, berekana kandi bakajya rimwe na rimwe nanjye tukajyana, ngira ngo twajyanye Nyanza, tujyana Karongi, abaza uturere ati ni iki mubura kugira ngo mushyire mu bikorwa imyanzuro ya Auditeur General, hanyuma bakanababugira inama y'uburyo bashobora kunoza akazi. So yari umuntu w'umunyabigwi byinshi cyane, abantu benshi baragenda babikomozaho. Ngewe personally hano kuri KOP cyo nashaka kuvuga nuko ngiye ku giti cyanjye nawe hari uburyo twagiye dukorana. Hari n'abandi nabo bagiye bafite ubuhamya bw'uburyo yagiye abafasha mu bintu bimwe na bimwe, ariko nge nawe twabashije guhura muri izo circonstances ni nyinshi kubera kurumva imyaka 2 nkuriye abanyamakuru bakoranaga na Transparency kuri uwo mushinga w'ubuhinzi wa Banque Mondiale. Aho ngaho twamaranye igihe kinini, hanyuma na mbere aho ngaho muri Orenfort igikorera muri quartier commercial. Noneho na nyuma y'iyo projet duhura, noneho naramaze kwinjira mu bintu by'ubusesenguzi rimwe na rimwe, aho batamubonye bakampamagara, cyangwa se nanjye nayobora ikiganiro nkamuhamagara, donc amakuru yanjye akayamenya, nanjye nkamenya ye rimwe na rimwe, mu nyungu zo kugira ngo mu ntego yo kugira ngo amenye ngo Karegeya yabivuze ate, nanjye kugira ngo menye Marie Immaculée arabibona gute. So tubuze umuntu navuga w'intwari w'umutaripfana uzi kuvuga, kubera ko abantu benshi ibyo Marie Immaculée yavugaga ni bake babivuga, ni ba bantu tukunze kwita nk'abihanduza cumu. Ariko nanone twishimira ko nibura yabaye nk'ukangura abandi, iyo yasohoraga ubushakashatsi runaka kuri ruswa n'akarengane, cyangwa agakurikirana agakora investigation mu buryo bwinshi bikagira impact, byatinyuye n'abandi, ntago byatinyuye n'abandi kugira ngo kuvuga, cyane ko nawe rwose yabaye nk'uwimakaza uwo muco wo kuvuga ibitagenda, cyane no kubikurikirana. Rimwe na rimwe byose ntago Transparency byose yagendaga ibitangaza, ahubwo we yateraga n'intambwe kujya kugira inama umuntu cyangwa ikigo kivugwamo imikorere mibi, bimwe na rimwe bigakosoka. So muri make nuko namuvuga muvuze mu buryo nge muzi personally, ariko isi yose yo imuzi birenze uko mbivuze. Yari umuntu ufite ingabire, izina n'iryo muntu, yari afite ingabire z'uburyo bwose, gusa nyine kuba umutaripfana ntabwo ari karita abantu benshi bakunda. Bivuze ko n'abatarabyumvaga kimwe nawe benshi nababa batarashakaga ko ibihari bivugwa, cyangwa se bivugwa ngo bikosoke, ko byanze bikunze kurwanya ruswa n'akarengane bisaba rimwe na rimwe no gutanga abantu cyangwa gutanga ibigo. We rero yarahuranyaga akavuga ati kuri REB wagira ngo bahahambye umusazi, Rubavu wagira ngo iriyoboye, n'ahandi. Donc yagiraga uburyo abona ibintu kandi akabivuga uko biri.
ngira ngo sinzi n'uburyo uko yabonaga bijyanye na Miss Rwanda abivugaho n'ibindi. So uyu mubyeyi rero rwose tuzamukumbura igihe kinini, ariko tuzajya dusoma, tuzajya tureba bimwe mu bikorwa yagizemo uruhare. Ndabizi ko Transparency ntizahagarika gukora ubushakashatsi no kubumurika, ariko tuzamubura kuko we yazanaga indi tushe rimwe na rimwe n'ibivugwa mu bushakashatsi we akatwereka n'ibibirenze. Nibutse na kandi niwe wigeze kuvuga ruswa mu burezi, avuga ati twagiye gushyingura umuntu wari umwarimu, umusimbura uzamusimbura yaramaze gutanga amafaranga, ati twagiye kujya gushyingura umusimbura yaramaze kuboneka yaratanze amafaranga ya ruswa. Ngira ngo ruswa mu burezi mu karere mu bice by'uburasirazuba nawe yagiye akunda kubivugaho, Rwamagana, Kayonza, Gatsibo na Nyagatare, niba byaragabanutse cyangwa bishobora no kuba biri mu byatumye wenda hanozwa uburyo bwo gushyira abarimu mu myanya. N'ibintu byinshi uyu mubyeyi yagiye agiramo uruhare. Ndabizi neza ko abantu benshi bazamukumbura, n'abatamukundaga nabangaga ukuri kwe, kandi abo nabo muri sosiyete ntibajya babura. Okay, rero Imana muhe iruhuko ridashira, tuzaba hafi umuryango Transparency International, tuzakomeza dukorane, tuyihanganisha nayo ibuza umuntu ukomeye, ariko bazashaka undi, hazaboneka undi umusimbura. So muri make ni ibyo kuri Marie Immaculée wavuye mu mubiri muri iyi minsi. N'uwo nguwo abantu benshi bari kumuvuga kuko yari umunyabigwi. Natwe rero ntabwo twabura kumuvuga ko nkanjye ku giti cyanjye nka Karegeya Omar Jean Baptiste, nka KOP channel yanjye, ntabwo twabura kumuvuga kuko twagiye dutangaza n'ibintu byinshi bijyanye na Transparency n'umukozi n'umufatanyabikorwa wa hafi wa KOP. So Imana imuhe iruhuko ridashira. Kasuze rero noneho ubwo mbere yuko njya kuri Jeanne d'Arc waguye mu Bubiligi na Rwigema Pasteur Rwigema Donatien, mbere uko njyaho mbanze shimire abafatanyabikorwa bacu. Green Tech ni cya kigo kigurisha amavuta twita vitamine ya moteri. Ni amavuta ushyira muri uvanga na essence, imodoka ikanywa gakeya, wavanga na mazutu, imodoka ikanywa gakeya, washyira muri moteri, imodoka ikagabanya ibyotsi. Bafite imashini zibipima buri modoka bakamenya ngo ibyotsi byayo birangana gutya, yanywa gutya. Bakagira imashini zipima ibyotsi, zipima uburwayi bwa moteri, hanyuma ayo mavuta bakayavangamo amavuta bita X1R. Ni abafatanyabikorwa bacu. Inimero yabo ni 0788962680 cyangwa se 0782726160. Naho Tigo ni 0724752031. Aho bakorera kuri no saha wabasanga hagati ya Dialogue na station ya police ya Rwezamenyo. Ubwo ni umuhanda uca inyuma y'ikigo bita Intwari, gikurikirwa n'abaskuti. Ni nko mu gikari cy'abaskuti urebye, ariko uciye ku muhanda w'inyuma, kuko abaskuti bareba mu muhanda w'imbere hari na Feruje. None iyo waciye ku muhanda w'inyuma kuri Dialogue nibwo uhagera. Abandi shimira ni abantu banyuranye. Hari umudamu ufite salon de coiffure yitwa Tabishi ikorera mu nzu y'abadezami. Tabishi Beauty Salon ikora mu nzu y'abadezami hariya hamwe na SKFM na Goodrich hariya ku Kicukiro. Ni abantu bita ku bwiza bw'abagore, niko nabyita, imisatsi yabo, inzara zabo n'ibindi. Abagabo ntago barafungura ishami ryabo. Munsi yaho gatoya hari alimentation Adonai, nayo idufata neza ku bijyanye n'agacyayi n'ibindi. Na alimentation ifitemo byose. Hanyuma nkongera nkarangira abandi abajya gucisha inzara, abagore n'abagabo, kwa Rubangura. Nyirango muri etage ya kabiri ari aho bita kwa mama Shirafu. Kwa mama Shirafu naho hari umudamu witwa Ange, nawe uca inzara neza, akazitunganya, zaba iz'intoki zaba iz'ibirenge. Abo bose mbavuze kubera ko ni abafatanyabikorwa, ni abafatanyabikorwa kuko bakurikira ibiganiro
bagakanda bakanze subscribe bakora share. Iyo rero tugize amahirwe nkahura nabo bakanyibwira nanjye bagomba kubaremera. So mwarimu Clement murabizi we ko nta muntu wizewe iwe utsindwa, nta nukora kabiri. Abantu bose nzi bagera mu 10 bose kuri provisoire bakoraga icyumweru kimwe, hanyuma definitive bagakora ukwezi. So nawe mwamureba kuri 0782483722. Twagiye rero indi nkuru ibabaje muri kino cyumweru nkuko nabibabwiye ni y'umudamu Jeanne d'Arc waguye mu Bubiligi yishwe n'umugabo. Nakomeje gukurikirana kugira ngo menye iby'uwo mugabo. Deja n'umusibejo nagiye Nyamata nshaka kugera ahari kubera ikiriyo, ariko ikiriyo kirabera ku Gahembe ari naho Rwigema yaguye. So abantu bandangiraga rero barabyitiranya birangira ngarukiye Nyamata mu mujyi ntabashije kugira na hamwe ngera, kuko bavugaga ati hari kwa Kayihura Pierre Celestin, ahandi kwa Rwigema, byose ni centre ya Gahembe byabereyemo. Niho Kayihura atuye, niho Rwigema yaratuye, ariko sinzi ikiriyo cya Rwigema aho kiri kubera, donc barabyitiranaga. Hanyuma rero kuri Jeanne d'Arc ibiriho ubu ngubu amakuru agezweho, ikiriyo kirakomeza kwa Muzehe Kayihura, nawe wabaye burugumestre wa Muyira muri Butare, nyuma aza kujya mu bahesha b'inkiko, niko ntekereza, naza no guhura n'ikibazo cy'uburwayi nawe. Ibi byose byagiye biza kuri uwo muryango, niko ugomba gufatwa mu mugongo. Uko nakurikiranye naje gusanga umugabo wa Jeanne d'Arc nawe ni umunyabutare, ngira ngo mu bice bya commune Ndora, za commune Ndora na hari Gisagara. Bavuga ko bivugwa ko ari we wiyiciye umugore, hanyuma akishyira mu maboko ya polisi. Ikimaze kugaragara, birashoboka ko Jeanne d'Arc azashyingurwa mu Rwanda. Ayo ni amakuru duhabwa n'abajya ku kiriyo, ariko hazabamo ikibazo ariko kidakomeye cyane, kubera cyane abana, kuko abana mu bihugu byinshi kugira ngo abana bambuke imipaka cyangwa bave mu gihugu bajya mu kindi bisabwa n'ababyeyi. None abangaba Jeanne d'Arc yarapfuye, nyina wabo abana babiri b'imyaka mikeya cyane, umukuru ashobora kuba afite 12, hanyuma ise nawe arafunzwe. So bizagorana ko aba bana baza gushyingura nyina, ariko nanone ntabwo ari ikibazo. Impamvu ntakiti gikomeye nuko ku myaka yabo usibye iby'umuco ku mwana ashyingura umubyeyi, ariko imyaka yabo ntabwo kuba baparticipa mu ishyingurwa rya mama wabo, ahazavugirwa urupfu yapfuye, ntabwo ku ruhande rumwe numva batahabonetse nta gikuba cyaba gicitse, ahubwo baba ari n'uburyo bwo kubaproteja. Ikindi numvisemo gishoboka cyane nuko aba bantu, uyu muryango nubwo wabaga mu Bubiligi, ariko bafite nationalité y'Abahorandi. Icyo nacyo gishobora kuba cyaba ikibazo cyo kugira ngo abana, kurumva abana bavuka ku Muhorandi nabo n'Abahorandi, kandi Abahorandi bari mu bihugu nanone nabyo bitemera double nationalité. Iyo nayo yakongera ikaba imbogamizi yatuma igihe umurambo uzabonekera, kuko byo procedure zishobora gutangira bikihuta, gushaka umwanya mu ndege n'ibintu bidatinda, ariko uko umurambo wa Jeanne wakwihutishwa kugezwa mu Rwanda bikoroha, siko byakoroha kugira ngo haboneke ibyangombwa by'abana babe baza gushyingura mama wabo. Icyo rero nicyo abantu bakwitega, bibaye ko abana bataza cyaba ari ikibazo, ariko kidakomeye cyane, kuko nabo n'ubundi buryo bwo kubaproteja, kuko ibintu bivugirwaho bari gushyingura rimwe na rimwe ku bana bakiri bato cyane birahungabanya bataje, barinzwe iryo hungabana, ariko banaje bigoranye, ubwo nta kundi byagenda.
rero kansimbuke bakunzi ba Kewopi njye kuri Rwigema, urupfu rwa Rwigema benshi rwamenyekanye mu mpera za kino cyumweru, bavuga cyumweru gishize, bavuga ukuntu yaguye mu rugo kwa Charlotte. Amakuru agenda aboneka, bamwe bati Charlotte yarazira Rwigema yaraziranye na nyina wa Charlotte bamaranye igihe, abandi bati yari yagiye gusambana, abandi bati ngewe nkurikije uko nabivuze, ubu nabonye andi makuru y'umuntu wabanye na Rwigema, nta n'ahandi nayakuye nubwo nawe twavuganye. Pasteur Sibomana yasohoye ikiganiro kuri TV yitwa Byishimo TV, ndagikurikirana mbaye interese, ndamushaka turavugana, ambwira ko Rwigema yari umupasiteri mwiza w'intangarugero, ngo yasuraga abarimu n'abapasiteri bose, cyane ko yabaye pasiteri, yayoboye akarere ka Bugesera mu itorero ADP, ayobora akanyabihu, ayobora Karurindo, ayobora Kanyagatare, ayobora Karwamagana, aho hose niko muri yagendaga agerageza kwitwara neza. Ko uyu Sibomana we ku giti cye yanambwiye ati ngewe Pasteur Rwigema Donatien yaransuye mu rugo azana na madamu, anampa n'ifoto, gira ngo yanyoreje n'ifoto aho umwe yari masezerana, undi amufatiye igipapuro asoma. Hanyuma uko Sibomana yabisobanuraga rero, hari ibyo yambwiye turi tuvugana, hari n'ibyo yacishije mu kiganiro, byinshi birahura n'ibyo twavugaga ku bantu birukanwa mu matorero. Ngira ngo Kiliziya Gatolika igira abo bita ngo ni abagarukiramana. Umugarukiramana ni umuntu uba warateshutse waratanye inzira y'umukristo Gatolika muzima. Wenda urugero umukobwa washyingiwe atwite, cyangwa se umupfakazi wongeye kubyara, cyangwa se umugabo washatse umugore wa kabiri. Abo ngabo bose baba batanye, ariko haba uburyo njya numva byitwa ngo hakaba umuhango wo kubagarura. Umuhango wo kubagarura byanze bikunze, nubwo ntametiriza ibyo mu Kiliziya Gatolika, nuko ajya kugaruka hari abamukurikiranye bakareba uko abayeho. Bantu bo mu madini muhora muvuga Imana, uko muyivuga cyane, uko mutanga umwitangirizwa ku bandi, rimwe na rimwe abandi mukabacira imanza, mumenye ko muzabazwa byinshi. Umuntu niba yakuragije spiritualite ye, ubuzima bwe bwa roho akabushyira mu maboko yawe, ejo ukamujugunya mu bisheke, ibimubaho byose, wabishaka utabishaka uzabibazwa. Kesi ya Rwigema nkunda kuyihuza n'uriya izina ndaryibagiwe, uriya mukobwa w'Isave batenze muri ADPR, ngo nuko yize gusuka. Hanyuma bamaze kumutenga aragenda uw'imihanda, ahura n'umugabo w'Ikiryabarezi, nawe amwihishamo amubwira ko ari celibateri, birangira amubyayeho abana 3. Uyu abantu ubwo hari n'abandi. Ibyo byose aho ahari muzabibazwa. Urusengero n'urw'Imana kurwirukanamo umuntu yari yaje guhungiraho umugizi wande. Rwigema ntabwo ari kujya kunywa inzoga yatirukanwa mu itorero. Niba n'inda yarazijyagamo ntabwo yari kubijyamo, iyaguma mu itorero. Ubushize naberetse uburyo abantu umuntu ashobora guhada kiye mu byeshatibye kwibene amat bene castigate. Ukunda neza ahana neza. Guhana umukristo watannye ntabwo ari kumujugunya mu bisheke, ntabwo ari kumusubiza aho yavuye, ntabwo ari kumusubiza mu kunywa urumogi, ntabwo ari kumusubiza ku cyuma. Ese nta kuntu umuntu yahanwa, ariko ubuntu uri mu gihana abanahungabanye ni nawe abantu bakabaye bitaho. Ese mu nsengero mufite ikipe ishinzwe gukurikirana abantu bari mu bihano, cyangwa muhana burundu? Inkoni ivuna igufa ntivuna ingeso. Ni ukuvuga ngo uwo muntu wagiye mu gihano ashobora kwiheba agasubira aho yavuye, ibyo yaje ahunga bagana akabisubiramo. Mubyumve. Kandi sindagura ndagena
nimujya mwumva ngo inzego za leta cyangwa RGB ngo hari izo yafunze, ni uwo musaruro tutabona. Umuntu yari igeze ku rwego rwa pasiteri ageza aho anywa icyuma, muraho muravuza ibicensha, amakorasi muratera, muragira imisangiro. Umuntu wababayemo ageze ku cyuma kweri. Waruzi ko natwe dusanzwe umuntu iyo umubuze ukabona yambaye ipantaro icuye, ugenda ukamwegera uti wagize ikihe kibazo, byashoboka ukamurangira akazi cyangwa ukamuhana 5. Rwigema niyo yajya ku nzoga, ntago pasiteri yari wo kujya ku cyuma cy'ahantu muri quartier nk'iriya. Abapasiteri bamwe inzoga mu buryo bwiyubashye, akajya mu kabingaro ka hoteli akisha agatamira rimwe agataha. Ariko ushobora gusanga Rwigema we atari kuri urwo rwego, haba mu mitekerereze cyangwa ku mufuka. Ariko ku mufuka byo sinabihamya ko bivuga ko yari afite ku mafaranga, ariko nayo n'ubuzima bubi bukagira. Bambwiye ukuntu Pastor Sibomana nawe yahoze ari umupasiteri muri ADPR, ubu aba muri Rulindo aho bita Mukoto. Yambwiye ukuntu Rwigema yagiye kuyobora Rulindo asimbuye witwaga ngira ngo Safari Theogene, nawe wari wafatiwe mu bintu bihabanye n'itorero cyane abandi. Hanyuma rero Rwigema yazize byinshi. Ubu nari nabibabwiye, ariko ari byo namenye. Ibyo namenye 1, Rwigema yabanye n'umugore nakwita yabanye n'umugore yatsindiriwe, ko navuga. Umugore wari warabyaye nabwo mu nzira zitazwe, muramu ngo wa Tom Rwagasana. Tom Rwagasana yari mukuru mu itorero. Hanyuma kubera ko Rwigema, ibyo nibivugwa na Sibomana, kuko Rwigema yari umuntu w'umusore uragitifu wibwiriza, aho Rwagasana ari na Rwigema akaba aho hafi, aragenda amera nk'umwana mu rugo. Noneho muramu wa Tom Rwagasana wari warabyariye kwa Rwagasana, inda nayo itavugwaho rumwe. Abantu abanyarwanda murabizi gukeka, rimwe na rimwe muri rusange niyo umukobwa byariye mu rugo rurimo umugabo, uwa mbere ukekwa ni nyirarwo, ni nyirurwo rugo. Nubwo Sibomana yanze kubivuga, ariko nuko societe tubaho, sibyo se? Hanyuma uwo mukobwa muramu wa Rwagasana wabyariye kwa Rwagasana niwe bashingiye Rwigema. Ibyo nta kibazo, umugore n'ubyara. Ariko Rwigema uwo mugore ahawe amubera icyo nakwita igisuzumiro n'ikigeragezo. Uko Sibomana bivuga, umugore Rwagasana ashatse umugore, Rwigema ashatse umukobwa wabyaye muramu wa Rwagasana. Byumvika rugo Rwigema na Rwagasana babaye inshuti kugera aho baba abasanzire. Ibyo ni sawa. Wa mugore ageze kwa Rwigema babura urubyaro. Numva ikigeragezo cya mbere, babuza urubyaro kandi umwe yarabyaye. Icyo gihe nubwo ntari impari, rimwe na rimwe iyo bimeze gutyo, icyo bita nayo ni nka couple discordant, no kwivuza hari igihe bigorana, kuko iyo abantu bashakanye bombi nta wigeze abyara, urubyaro rukabura, bajyana mu ngamba zo kwivuza. Ariko kugira ngo ubwire umuntu wo wigeze kubyara ngo tujye kwivuza, rimwe na rimwe ashobora kutabyumva, arakubwira ngo jyayo nge ndabizi ko ndi muzima. Kandi muri siyansi hari aho bivuga ko abantu babiri bashobora guhura nk'umugabo n'umugore, imbuto zabo ndabyita regrin ndazita nembo, utubuto twabo ntituvemo urugemwe, wara imbuto zabo ntizivemo urugemwe kubera wenda imiterere y'imibiri yabo. Rwagasana nuko yabanye n'umugore, umugore yarabyaye, ariko bo babanye babura urubyaro. Ubwo sinzi inzira baciyemo yo kwivuza, ariko byumvikane ko uwabyaye kumubwira ngo tujye kwa muganga, rimwe na rimwe arakubwira ati nge nta kibazo mfite, biragaragara ko nabyaye. Icyo ni icyambere, ikigeragezo cyambere.
gushaka umugore wabyaye, ikigezo cya kabiri noneho yagera muri urwo rugo akabura umwana. Iki nacyo kibazo nibaza ko abantu mu myemerere ya kirokore nuko bigomba kugenda, ariko mu myemerere y'ahandi ntabwo urugo rwabura abana barutamba ngo nukubera ko ngumwe ngo adashoboye. Hari ubundi buryo abantu bashobora kwiyaranja. Umugore niba yarazi ko abyara yashoboraga kwiyaranja akongera akabyara, kwa Rwigema hakaboneka abana, kwa Rwigema mu imyaka runaka tukazabona amarembo yabo yinjira inkwano. Ntabwo byakunze kubera kuba mu kirokore. N'ibindi byinshi byagendaga biba bagashaka guproteja iryo zina. Birangira bivuze ngo Rwigema nta mwana afite uzwi according to Pastor Sibomana babanye. Ni igisebo gikomeye kurongora umugore wabyaye yagera iwawe akabura urubyaro. Icyo ni ikindi gikomere. Bivuye aho Pastor Rwigema ngo bamwohereza kuyobora Nyagatare. Murabisanga ku Byishimo TV mu ijwi rya Sibomana, Pastor Sibomana wabanye na Rwigema. Ngo bamwohereje Nyagatare aza guhabwa uburozi barabuvura burakira, ariko byanze bikunze ibintu ibinyabutabire byinjiye mu mubiri bihasiga ibikomere. Izo za hypertension, izo za diabete, izo za hepatite, byanze bikunze iyo bidasizwe na bya binyabutabire byo mu burozi bisigwa na wa muti. Donc nuvuga ngo umuntu warwaye akazahara iyo azanzamutse ntabwo aza wese. Hari inyama zo mu nda ziba zarangiritse, notama umwijima, umutima, impyiko n'izindi, urwagashya, ibintu nk'ibyo. Icyo kibi cya kabiri aragendana ubwo burwayi yavanye muri Nyagatare, nkuko Sibomana bivuga. Aragendana ipfunwe ryo gushaka umugore wabyaye, aragendana ipfunwe ryo gushaka umugore wabyaye we ntibabyarane. Nkaho ibyo bidahagije, ejo bundi habaye amavugururwa, ADEPR imujugunye hanze. Namwe murabyumva, kujugunya nubyise kujugunya kubera ko nta buryo bwo kumuherekeza. Gutakaza akazi ni kimwe, ariko nanone nk'umwitorera ahantu baratanze amaboko yawe warigiyemo ukiri mutoya, bakabaye bakurikirana ngo kwagiye agiye he, agiye kuba hwate. Nuko uko niko yatangiye kwiga inzoga, azinywera muri wa mubiri washegeshwe na bwa burozi. Uko niko bishoboka ko yaba yaragiye no mu bagore. Icyo nta gitangaza kirimo. Umuntu wigeze umugore ntabwo ashobora kugenda divorce yonyine, nta nubwo ihagije ngo ugende ubaho gutyo gusa. Ni umugabo uri vihele. Ariko noneho abagore havanzemo inzoga, havanzemo bya bikomere yasigiwe na bwa burozi, havanzemo igikomere cy'umugore cya divorce, havanzemo divorce nayo iherekezwe n'ipfunwe ko nta mwana babyaranye, havanzemo ipfunwe ryo kuba ashobora no kuba atarazi uwabyaranye n'umugore we. Ibyo bintu byose ninde muntu byabaho akaresista? Ibyo twatekereje byose tubivuga uko yaguye mu kageto ka Charlotte, uko byavugwa kose. Ashobora kuba yararyamyeyo kubera intege nkeya, ashobora kuba yararyamyeyo akaharara gwenda ko yarasanzwe harara, ariko ku muntu utekereza uri normal yashobora kugenda icyo yakora cyose akagikora, ariko agatahiwe kusi hari kure. Iyo biza ko ari umuntu uvuga ngo wenda ngo ari ku gahembe ataha ikabuga, ibyo ntabyumva. Wenda ashobora kuganira saa 5 saa 6 zikagera, imodoka zashize mu muhanda, akavuga ati ndacumbitse, ariko akarara bugacya bakajya mu kazi bakamusiga. Nuko ko byagenze. Ariko uyu mugabo yarakubititse nta donc, kandi bavuga ko yari umuntu mwiza ufasha abantu abo bakorana, ariko ikigaragara yajugunywe nk'imbwa yapfuye. Kandi abantu babyumve n'abandi n'abari inyuma. Ibihano mutanga mu nsengero mubitanga mwabanje kuvugana nabo mubiha. Abantu benshi ko baza mu nsengero ari nk'ubuhungiro,
iyo umurekuye uba umujyanye he? Muri segonderi baduhaga icyo bita ngo promis ailleurs, ntago bavuga ngo bakwirukanye barakujugunye, bakavuga ati jya mu kindi kigo, nibura se uterese irindi torero ati mumbe bumudufashije. Njya numva no mu makipe bavuga ngo ikipe yatije undi umukinnyi. Umuntu wo ku rwego rwa pasiteri ni uwo kurekura gutya tu. Hanyuma se abapasiteri bagenzi, hanyuma se abari abakristo mwamubaye hafi, niyatagwa mu ndaya kumubona dandabirana cyangwa agendana icyuma ivide ryavuyemo inzoga bita icyuma, ngo mwasenze, ndabarahiye ngiye mu myumvire yanjye amasengesho yanyu aba ari gupfa ubusa. Kuba utazi aho intama yawe iri, ku muntu wageze ku rwego rwa pasiteri n'umukristo usanzwe ubundi wakagombye kumenya uko na mwarimu yabuze umunyeshuri kabiri ajya kumushaka, ahamagara ababyeyi cyangwa akazajya kureba ko yarwaye. Ariko umuntu wageze ku rwego rwa pasiteri no kurekura gutya tu, akageraho anywa icyuma, akageraho arara aho abonye kandi afite urugo. So rero uyu mugabo Rwigema ntabwo nari muzi physically, ariko nkurikije uko numvise amateka ye, uyu mugabo azize inshuti mbi, azize itorero ritita ku bakristo, ariko kandi n'ayandi yumvireho. Abantu basohotse mu itorero donc management yabo babaho bate? Ni ukuvuga ngo turakohereje ukagenda tu, akagenda ntuzi ibyo agiyemo, ntuzi urusengero agiyemo, ntuzi niba yarashinze urundi ngo ujye kumutera courage, ntuzi, akagera aho anywa icyuma agasubira hasi yaho yahoze. Kuko ushobora gusanga mbere yo kuba umurokore wenda yari mweraga Primus cyangwa Skol, wenda Skol yari itaraza, ariko noneho kubera ibikomere umuteye, agize iby'urushako, agize iby'akazi byo guhabwa amarozi, agize ibyo kwirukanwa, ibyo bikomere byose umuntu wabibana akaba muzima ni bake cyane. Nabwo simbihamya ko umuntu we ku giti cye yabasha kubimetiriza adafite abamuri iruhande bamwankuraja, bamutera akanyabugabo. Nawe yujuguwe muze umuntu wese, niyo waba warasenze amasengesho, niyo warasenze imyaka 100, igikomere gitoya ukabura abakubi iruhande, byanze bikunze uradeprima. Hanyuma noneho iyo umaze kudeprima ukajya gushaka ibisubizo bitari byo, ukajya kwiroha mu cyuma kugira ngo ubone agatotsi, icyuma kiragenda kikwangiza mu nda, nigisanga muzanyama zakomerekejwe na bwa burozi. Rwigema Donatien ntabwo nari muzi pasteur, ariko ni image ndi gukura nkahita mbona abandi bantu bafite ibikomere bimeze gutyo, nkumva n'abandi bagende bareba impande zabo. Abantu bafite ibibazo impande zanyu babayeho bate? Muracaho mukagenda, uramusura, uramwihanganisha, uramushyiramo icyizere uti ejo uyu munsi ntibimeze neza ariko ejo bizagenda neza. Abantu kuki twabaye banyamwigendaho bigezaho? Abantu bo mu madini bo nabaga yo mbona baririmba mu makorari, mbona abantu bahorana buri dimanche imyaka 2, 3, 5, mbona yabaye itorero koko, nka Rwarungano Rugamba yaririmbye, yabaye itorero, mwabaye abavandimwe. Ni ngute mugenzi wanyu yageraho anywa icyuma, mwebwe mu isukari mu cyayi, akageraho anywa icyuma, pas même Amstel, pas même Skol, akageraho ajya kurara mu kazuka. So rero ni ibintu bya ni inkuru ibabaje cyane ko uyu mugabo yapfuye dusuma, yapfuye lentuma. Donc buri munsi kuri we byabaga ari intambwe igana urupfu. So insida yaba yarabaye yo kugwa yo kushira mu mwuka ari kwa Charlotte, icyaba cyarabiteye cyose, ariko nubundi ntiyasaga n'utariho. Abakamubaye hafi ntago bamubaye hafi, cyane abo mu muryango we nabo mu itorero yasengeragamo. So abandi rero ubwo barwigema Donatien bari inyuma, bariyumva muri commentaire tuzagira tubyumva. Hari umuntu wambwiye ngo ashobora kuba yariciwe ahandi, ngo umurambo ngo bakawuzana kwa Charlotte. Ibyo ngibyo ntago ari ibintu nateramo imetero,
kuko Charlotte yarahari n'abana batatu n'abaturanyi mu gipangu kirimo abantu barenze 8 byo ntango nabihamya ariko ikigaragara cyo uyu mugabo yarahangayitse igihe kinini abantu ntibamubanira abakamubaye hafi ntibaboneka so birangira nyine ikibi cyajemo nuko ikibabaje nuko ataguyiwe akagwa muri ako gageto kuwo mugore bita Charlotte bivuga ko abyaye gatatu n'abagabo batandukanye bien sûr akaba yibana so icyo rero nicyo cyabaye nko kugira ngo gifurebe gitwikire uruhare rw'abandi bantu rw'itorero n'abavandimwe kubera ko bikitwa ngo yaguye mu ndaya ariko wenda ni intege nke zamufatiye ararekana ntabwo hari kure yiwe ariko pratikoma n'ubusanzwe na mbere yuko ajya kwa Charlotte ntabwo yari ariho pasiteri nubona yanyweye icyuma menya ngo mubare nk'uwapfuye ntabwo waba wigisha abantu kutanywa inzoga kwirinda rukoro ubigisha kwirinda ubusambanyi hanyuma ngo noneho wowe akanya gatoya bakurekure ugere ku cyuma nubona pasiteri ari kunywa icyuma uzamubare nk'utakiriho so kandi mwakoze cyane nari ntangiye kuvangamo amarangamutima ariko birababaje cyane n'undi wese umuntu nava muri mwebwe ntabwo ari ukujugunya mube hafi bibaye na ngombwa n'umwanzuro mwakwisubiraho aho kugira ngo umuntu agende azezengera ahinduke igihindugembe kandi yarakoreye itorero mwamugarura mwamuza bushize narabivuze mvuga nti mwamuca ku meza y'umusangiro ariko wenda niyo ataba pasiteri mwamugira n'ushinzwe isuku basi ariko agahajyaho abandi bari mugahorana naze kuko umuntu wahoranaga n'amakorari agahorana n'abaririmba amakorasi agahorana n'abapasiteri agahorana ku musangiro n'ababishopu ageze ku cyuma muri aho kweri hanyuma RGB yafunga mugahendeza mugashaka ko abantu babakorera ubuvugizi kandi ibiri iwanyu mutabikemura shame on you ndababaye cyane ariko ntacyo nakasoreza ahangaha